Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga kugira ngo iyi ndangamuntu koranabuhanga isohoke ihabwe abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Rwanda n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gisohoye itangazo bavuga bati umuntu wese ukeneye indangamuntu koranabuhanga arasabwa kwiyandikisha akaza hano ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA, nta kindi bisaba, biragusaba kuza indangamuntu yawe wari usanganwe, warangiza ukayidepoza ndetse ukifotoza ukazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Nongera kubibutsa ko indangamuntu koranabuhanga ikubiyemo ibintu byinshi. Indangamuntu koranabuhanga izaba ikubiyemo mituweli ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse hari n'andi makuru avuga yuko indangamuntu koranabuhanga uzajya uyigendana mu ntoki cyangwa ukayigendana kuri telefoni. Ni mu gihe rero indangamuntu koranabuhanga ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye bemeza yuko iyi ndangamuntu yasohoka igahabwa abanyarwanda bimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dukomereze ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, aho imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu ndetse na esase, byiyongereye 80%. Ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi byongereyeho 50%. Ibyo byose turaza kubigarukaho ku makuru yacu. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngiye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahire ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga kugira ngo indangamuntu isohoke ihabwe abanyarwanda, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Cyane abanyarwanda, iyi ndangamuntu ni iyanyu, niyo mpamvu ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bacekinze kugira ngo bemeze neza ko iyi ndangamuntu mwayihabwa. Cyane abantu mwataye indangamuntu, ibi birabareba. Ubaye warataye indangamuntu ya mbere cyangwa ubaye warataye indangamuntu ya kabiri, iyi ndangamuntu uraza ukiyandikisha ukazayihabwa. Nongeye kubabwira yuko indangamuntu koranabuhanga nyaboneka ntago itakara, kuko iyo ushaka kwigendera mu ntoki cyangwa wabishaka ukayigendana kuri telefoni, bisobanuye ko nawe warataye indangamuntu. Indangamuntu koranabuhanga ushobora kuyibona unyarukiye ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA ukiyandikisha, ndetse indangamuntu nawe ukazayihabwa. Ni nyuma y'aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giheruka gutangaza yuko iyi ndangamuntu izasohoka mu mwaka wa 2026, ariko amatariki izasohokeraho ntago aya matariki aratangazwa. Natangazwa tuzahita tuyabamenyesha. Ni mu gihe twari turi kumwe n'abaturage baje gushaka iyi serivisi yo gushaka indangamuntu koranabuhanga, gusa bakiriwe neza cyane nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Abaturage turi kumwe baje gushaka indangamuntu koranabuhanga, murabona yuko bishimye, bameze neza cyane, bakiriwe neza rwose. Babanditse indangamuntu koranabuhanga yabo bazayibona mu mwaka wa 2026, ndetse n'isohoka bazahita babimenyeshwa. Reka rero tunyarukire ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali, aho ibinyabiziga bikomoka cyangwa bikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga resase ndetse n'amazutu, aho byongereye kuri 88%, aho ibikoresha umuriro ari 75%. Amamoto yo ntago ndibuze kuyagaruka kubera ko ntago ari kwa runo rutonde. Niyo mpamvu polisi yafashe umwanya wayo kwibutsa abantu bose batwara ibinyabiziga, abashoferi ndetse n'abitwara ku giti cyabo, kujya bakoresha umuhanda neza, ndetse bagakoresha cyangwa bagakurikiza amategeko n'amabwiriza yo mu muhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze guterwa n'abamotari ndetse n'abanyonzi ziba zitateguwe. Ndetse yashyizeho gahunda yagerayo amahoro.
amakuru yacu ni hano tuyasubikiye. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyimwari mubara mwana makuru, nitwa Kidasamura ubw'inkorogoto bakora rugakonkoma hano mu mujyi wa Kigali. Imana ibahereza ubuzima buzira umuze, Imana ibahe amafaranga n'ibindi mwayisabye byose. Yari Kidasamura.